kubwa mwuka wera waje muri twebwe. Urukundo rw'Imana rusaba muri twebwe, ni urukundo ruhera hejuru rukanatambika, ruhera hejuru nakira urukundo rw'Imana rugasaba bikareka kuba amagambo. Niyo mpamvu nongera kukwinginga uko utinda mu magambo y'Imana, uko uba imbere y'umwami, amagambo y'Imana akagwirira muri wowe, niyo ahetse umwuka w'Imana. Mwibuka ko Yesu yabivuze muri Yohana 6:6 aravuga ngo amagambo mbabwira ni umwuka kandi n'ubugingo. Nuvuga ngo ijambo ry'Imana rihetse kubaho kw'Imana, nibyo bigenda bigwiza muri twebwe, igihe kimwe bikarekeraho kuba inyuguti bigahinduka ubuzima. Kandi ubwo buzima ntibutangira ngo busoza, ahubwo bugenda bugwira, bugenda buba mwinshi. Ni nkuko agacupa k'amazi, murabona agacupa k'amazi y'Inyange kaba katuzuye neza, asigaye agapande hejuru. Ni nkuko ukara agacupa kaba kageze hari amazi tukavuga ngo aruzuye, ariko nongera ugasukamo arongera yuzure, hanyuma akomeza ameneke, atembe, azane uburyohe mu buzima bw'iyi si itari iryoshye, azane kunesha, azane ubushobozi bw'Ubumana muri twebwe mu bintu tutagashoboye muri kamere yacu. Imana ishimwe cyane.